Aro? Aha, yes Danizo. Koro, ni wowe wanshyize muri groupe y'ubukwe bwawe? Ni njyewe. None se duherukana ryari? Duherukana 2012 tukigana toronkome. Aha, ibaze kweri tukiga toronkome. Ni wanamamagaye unamvugisha. Nese Bosco niwe wamushyizemo? Nese Bosco yewe ko yapfuye mwana? Ye baba we, burya Bosco yarapfuye se? Bosco yakiriye hamwe na Mutesi kandi na Mutesi nawe wamushyizemo. Utangiye gutwereza n'imirambo koko. Yiwi, na Mutesi se nawe yarapfuye. Wenyine niyo mpamvu ushyira muntu mu groupe y'ubukwe ntiwamuhamagaye ngo umenye uko ameze, nimuherukana ntiwamenye nuko anabakiriho, none mutangiye no gutwereza abapfuye mwana. Mama yangu. Ibaze karabona niringiye yuko bagiye kuntwerera meshi we. Game over. Mbere yo gushyira umuntu muri groupe y'ubukwe manzi umuhamagare umubaze amakuru, umubaze uko ameze, umubaze nimba yanakwemera kujya muri groupe y'ubukwe. Nabyo ni gufata nimero y'umuntu wateruye ushizemo. Ubu se none kujya gutwereza ababosco kandi ari mirambo. Ubu baravikuzimu bagutwerere se. Jina la Yesu mundebereye umuntu uko urimo satani sha. None se Garamfureri wawe ko muzi ari umukene koko. Bira 300 mwamwanditse mu bitanze mukuri bise nabonye Garamfureri ngo yitanze 300. Yatanze koko. Reka shakara nagatwiko Garafure se yatanga. Nagatwiko ko kugira ngo bose batwerere meshi we ntiyatanga ndabizi. Aha. Gahoda. Umva ngenda gutwerera kuko twiganye nta kibazo ndagutwerera ariko ibintu byo gutwereza abantu mutabanje kubabwira ukamushyira muri mu groupe ntazi ngo ninde akara amazina yo muri groupe ntazi ngo ninde akabona amafurebo muri groupe ntamuzi akabona muri groupe harimo witwa Pereteto ntiyo zina ni wabwo bwambira ryumvise oya. Ujye umanza wamagana umuntu mubaze amakuru ye ngo n'umumishyira muri groupe. Urakoze cyane Danizo, urakoze cyane, umva inkunga yanyu irakomeye cyane mu bukwe bwacu, umva urakoze cyane kabisa. Sawa ntaribi ubukwe tuzabutaha. Sawa ntaribi. Sawa. My lord, I wonder. Abantu bashyira abantu muri groupe mutabanje kubahamagara uza twereza n'umurambo kweri.